ngaho mwambika iyo mpeta rero. Mwambika impeta. Mwambitse iyi mpeta. Oya mufata impeta uyimwambike. Ibi ntawe ubyiga birakomeye nawe byakubaho. Ibintu birakaza ahangaha. Oya ntago uzamura ikiganza. Ahubwo mwegereze mikrofone. Bikomeje. Bikoze. Mbikoze mu izina ryanjye, mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Amen. Amashyi menshi cyane. Ariko impeta yimwambitse nkawe, ariko yimwambitse mu izina. Sawa. Yesu ashimwe. Reka dusabe Hakizimana Jean Claude ahaguruke, Umugwaneza Yvette nabo ahaguruke. Murababona ko bameze neza, reka babanze babasuhuze. Amen. Barokore duhita tuvuga ngo icyubahiro ni icy'Imana. Bagihagaze ndasaba uhagarariye umuryango wa Jean Claude ahaguruke. Uhagarariye umuryango wa Yvette nawe nahaguruke. Uhagarariye umuryango wa Yvette. Murakoze. Ndabaza uhagarariye umuryango wa Yvette ko ibyo mwasabaga byose babihaye, mwemera ko uyu muhango ubaho. Azamura ikiganza cy'iburyo ubihamye. Arakoze cyane. Uhagarariye umuryango wa Jean Claude nawe tumubaze ibyo mwasabwaga gukora byose no mu mategeko byararangiye. Murakoze cyane. Turebe muri riteraniro uwajemo ku mpamvu zo gutambamira ubukwe kugira ngo ntibube, azamura ikiganza. Abemera ko uyu muhango wakomeza ukabaho namwe nimuzamura ibiganza turebe. Ni hafi ya mwese. Reka mbasabe mwicarire. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani ibice 14. Turasoma ku murongo wa 11. Reka dusome. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Tugiye kuganira kuri iri jambo twumve amasezerano y'abageni bacu. Uyu muhango mwiza wo kubaho ku rugo, hakabaho umugabo n'umugore, uyu ni umushinga w'Imana. Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 18 niyo havuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Haleluya. Kandi wagera kuri 24 hakavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iki ni igitekerezo cy'Imana ubwayo. Ni umushinga w'Imana, nta bantu babigizemo uruhare. Niyo mpamvu ingo nyinshi zifite ibibazo,
kubera ko umushinga w'Imana iyo utawubakiye ku Mana ugira ibibazo, ariko umushinga wavuye ku Mana iyo uwubakiye ku Mana nta bibazo bibamo. Niyo mpamvu dusomye n'iri jambo ritubwiye ngo urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Ingo nyinshi zifite ibibazo kubera ko zibuzemo Imana, habuzemo agakiza. Urugo rubaho mu gihe gitoya rukaba rwasenyutse, habuzemo Imana. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Jean Claude, kugira ngo urugo rwawe ruzakomere nuko uzasenga Imana, kuko urugo rw'umukiranutsi ruzakomera ihema rye, ariko urugo rw'umunyabyaha ruzasenyuka. Kandi kugira ngo wubake urugo rukomere hagomba kubaho ibiganiro. Abagabo benshi ntago barimo baruzuza inshingano zabo. Abefeso mu bice 5 ku murongo waho wa 24 havugwamo inshingano z'abagabo, ku murongo wa 22 tukumva inshingano z'abagore. Ariko kubera ko abantu batuzuza inshingano zabo, niyo mpamvu ingo zimara igihe gitoya zigasenyuka. Ugasanga umugore abaye aho ngaho atazi guha umugabo we keya. Umugore abaye aho ngaho atazi kuganduka icyari cyo, kumubwira ngo zana icyo, ngo nawe ufite amaboko kizane. Iyo ubayeho gutyo, urwo rugo rwawe nta Mana ibirimo. Umugabo yaza ntumwereke ko umufitiye ubwuzu, ukamufata nk'umuntu usanzwe uciye aho ngaho. Ivete, urasabwa gutanga keya kwa Jean Claude mu gitondo na nimugoroba, ku manywa na ninjoro. Ukamuha keya, ugahora umugandukira muri byose, kandi akenshi ugahita umubwira ngo ndakwemera. Mwongorero bimubwire. Arakoze cyane. Bene iryo jambo ryiza rikora ku mutima w'umugabo, umugabo agahora gutekereza. Kandi nanone hashira umwanya mwiherereye ukamubwira ngo ndagukunda, naryo rimubwire. Bene ayo magambo meza aba mu mutima w'umugabo, umugabo kagenda ubona arimo aragenda abyibuha ataguze imodoka, arimo arabyibuha ataguze ikibanza, kubera keya akuye mu rugo rwe. Abagabo nabo babuze Imana mu mitima yabo, ingo zabo zirasenyuka. Ugasanga umugabo atashye yirakaje, buri munsi arataha yarakaye atongana. Jean Claude, uwo mudayimoni ugomba kumwirukana, ukazajya utaha useka wishima. Ugasanga abagabo baburiye umwanya abagore. Ikintu cya mbere cyubaka urugo ni uguha umwanya umugore, ukamuganiriza, mugasohokana, mukicarana, mukaganira, ukumva icyo ashaka kukubwira, ukagira umwanya w'umuryango. Usanga kenshi abagabo dutanga umwanya ahantu hadakwiye, umwanya wo guha urugo tukawubura, kandi ibyo ngibyo Satani abyuriraho agasenya ingo zacu. Iri jambo rero rizabe ku mitima yanyu, rivuga ngo urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Nimuhaguruke twumve amasezerano yanyu. Ibyinshi murabizi twarabiganiriye, ibindi muzakomeza kubyunguka. Tugiye kumva amasezerano yabo. Ubwo rero ndaza gusaba Jean Claude, niwumva ibyo nkubwiye ari ukuri, urazamura ikiganza cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye. Uzamuye ikiganza, begereze mikrofone neza. Ribuzamura ikiganza cy'iburyo. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Hakizimana Jean Claude, ko wemera kubana n'uyu umugwaneza Ivete, ngo akomeze akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene,
mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Ndabyemeye. Muyakome gakeya, Yvette ashobora kubisesa byose. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe umugwaneza Yvette, ko wemera kubana n'uyu Hakizimana Jean Claude ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Ndabyemeye. Ndabyemeye, mwari mwatinze ahubwo mwebwe bite byanyu. Sawa. Noneho rero mufashe, ejo mutazavuga ngo ni pasiteri wabivuze, ibyo bintu ntago tubizi. Mufashe, arazamura ikiganza cy'iburyo asome iyo nyandiko. Mufashe na mikrofone, urwo rurabura rurambika hasi. Mufashe mikrofone, azamura ikiganza cy'iburyo. Ngewe Hakizimana sezeranye n'imbere, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yacu, ko nemeye gukomeza kubana n'uyu umugwaneza Yvette, ngo ukomeze kumbera umugore, akomeze kumbera umugore, dushyingiranwe mu itorero. Nzakomeza kubana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzakomeza kumukunda yaba ari mu buzima cyangwa agwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagore. Nzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku inshingano zanjye. Tuzakomeza kubana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Imana izabidufashemo. Amen. Nakoze cyane, nawe mufashe. Hari igihe ubura ahangaha n'impapuro ibintu biriho bigasibama cyangwa bigafatana, indahiro yose bikomeye cyane. Ngewe mugwaneza Yvette nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ndi imbere y'imiryango yacu, ko nemeye gukomeza kubana n'uyu Hakizimana Jean Claude, ngo akomeze kumbera umugabo, dushyingiranywe mu itorero. Nzakomeza kubana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzakomeza kumukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagabo. Nzakomeza kuba umwizerwa ndateshutse ku nshingano zanjye. Tuzakomeza kubana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Imana izabimfashemo. Arakoze cyane. Muzane za mpeta. Muzane za mpeta. Ngo Imana izabimufashemo. Iyi mpeta ntabwo ushobora kubona aho iteranyirije, ahubwo n'urukundo rwabo kandi narwo niko rugomba kugumaho
kugira ngo ntihabemo itandukaniro uko iyi mpeta imeze. Hari abazambara kuri uyu munsi ntuzongere kuzibabaza, sibyo? Ngaho mwambika iyo mpeta rero. mwambika impeta. Mwambitse iyi mpeta. Oya, mufate impeta uyimwambike. Ibi ntawe ubyiga, birakomeye, nawe byakubaho. Mwambitse iyi impeta mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'urukundo rwacu, mwizeza ko nazaguhemukira iteka ryose, kandi nkomeje kukwegurira ibyanjye byose. Mbikoze mu izina ryanjye, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amashyi menshi cyane. Ariko impeta yimwambitse nkawe, ariko ayimwambitse mu izina. Sawa, Yvette yambaye impeta. Byiza cyane. Ibintu birakaza ahangaha. Oya, ntago uzamura ikiganza, ahubwo mwegereze mikorofone. Mwambitse impeta ni ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, nkwizeza ko ntazaguhemukira iteka ryose, kandi nkomeje kukwegurira ibyanjye byose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Muzamura ibyo biganza byambaye impeta. Impeta barazambaye. Uhereye uyu munsi Yvette ntazongera gutanga avance. Avance yahaye Jean Claude irahagije. Reka mbasabe mutambuke muze ahangaha tubasengere Imana. Mugeni, mugeni wa Yesu utegure, ari hafi yo kuza kujana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizera. Mugeni wa Yesu utegure, ari hafi yo kuza kujana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizera bose. Reka mwegezeho iyi meza gatoya, muze mupfukama ahangaha babateguriye n'ubundi. Nsabe iteraniro ryose rihaguruke. Tugiye kubasengera Imana. Mbasabe ko mwabaturaho umugisha w'Imana muri uno mwanya. Mana ishobora byose, turagushimiye kuri Imana nziza. Uri Imana ivuga bikabaho. Uri Imana isezeranye igasohoza. Uyu munsi ukoze iby'imbaraga kuri Jean Claude. Uyu munsi ukoze iby'imbaraga kuri Yvette. Turagushimiye, ibi bivuye mu mbaraga zawe. Turagushimiye kubw'aya masezerano. Bavuze ibyinshi ariko niwe uzabikomeza. Tubasabiye umugisha, ibyo bari barabuze ibyo ngibyo bibahe. Tubasabiye umugisha wo mu majya no mu maza. Tubasabiye umugisha, umugisha wawe ubabeho, baba abanyamugisha kubera ko bakoze ibyo gukiranuka. Turabasengeye, umugisha wawe ubazenguruke kandi ubagote. Tugukomeye mu mashyi, tugushimira kubikoze. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.
indahiro zabo bagiye kuzisinyira. Pare na marene nabo baze babanguke. Njyewe Pasiteri Bwate David kubw'ububasha mpabwa n'Imana, uhereye none ndemeza ko uyu Hakizimana Jean Claude abaye umugabo w'umugwaneza Yvette, kandi umugwaneza Yvette abaye umugore wa Hakizimana Jean Claude, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ik'Imana yateranyije ntihakagire ugitandukanya. Uwiteka aba umuhamya w'iri sezerano. Amen. Tubatuyeho umugisha w'Imana kubera ko mwumviye ijambo ry'Imana. Umugisha w'Imana nubabeho, muzahahe kandi muzaronke. Icyubahiro cy'Imana kizabatwikire ku manywa na nijoro. Uzabifuriza umugisha, Imana nayo izamuhe umugisha. Dushingiye ku ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu, dutesheje agaciro ibyo mwaba mwaravuzweho byose. Karande zo mu miryango tuzitesheje agaciro. Ibitekerezo n'imyibwirire y'abana b'abantu tuyitesheje agaciro. Kubw'ijambo ry'Imana turemye ibishya ku buzima bwanyu. Muzaba amahoro kandi muzasoze neza. Imana ibaha umugisha. Turashoje muhango. Certificate yabo ntago yateguwe ariko tuzayibaha, ariko itorero rirabashimiye cyane, mukoze igikorwa cyiza kandi Imana yabanye namwe muri uru rugendo. Turabizi neza ntago byari byoroshye, ariko Imana yarahabaye, musohoje gukiranuka kose. Kubera iyo mpamvu muzakomeza kubona ineza y'Imana. Itorero rirabashimiye rero kandi n'imiryango irabashimiye n'inshuti. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kibabeho. Karibu umuyobozi wa gahunda aze dusoze iki cyiciro. Haleluya, haleluya. Reka dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi, dushimira Imana ibanye natwe muri uyu mwanya, ikabana na mushumba giseke. Hanyuma dukore wa muhango kandi wo gushyigikira abageni bacu. Ushobora kuba utarabonye umwanya wo kubatwerera, ariko muri uyu mwanya ubonye uwo mwanya. Nawe kora mu mufuka, hanyuma dushyigikire abageni bacu kuko ibikenerwa ni byinshi mu bukwe. Ngaho rero reka dukore mu mifuka yacu, hanyuma korali Betfage na nyina akabana n'umugeni iteka ryose. Mugeni wa Yesu iteguye, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriwe abamwizera. Yesu iteguye, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo
yateguriye abamwizera bose. Mugene a Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza ijuru, yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Mugeni Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Benifo Nehemiya ibice 6 ku murongo wa 10. Nehemiya ibice 6 ku murongo wa 16. Hari uwahageze yahasoma. Maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka iki? Baca bugufi cyane, barigaya, kuko babonye yuko Imana yacu ari ikoze uwo murimo yicarire. Haleluya. Reka tuvuge gatoya ku ijambo rivuga ngo Imana izabikora. Babyemera batabyemera, dufite Imana ijya yitegereza kandi igatabara igakora. Kandi uko yari irejo na n'uyu munsi niko ikiri, niko izakomeza kumera iminsi yose. Haleluya. Twaraye dufunguye ku mugaragaro igiterane
gifite intego ivuga ngo muhaguruke twubake. Ni igiterane dufite aha ku itorero kizamara iminsi 5. Uyu ni umunsi wa 2. Haleluya. Twaraye tuvuze byinshi ntari buze kongera kuvugaho, ariko noneho tugeze ku ijambo rivuga ngo Imana izabikora. Haleluya. Abwira umuntu mwicaranye ngo humura izabikora. Imana izabikora. Nubwo ubona bikomeye bimeze nk'umusozi, ariko Imana izagira gute? Nehemiya ahagurutse gukora, hahagurutse n'abahagurutse kumurwanya, bamubuze gukora uwo murimo mwiza wari uri imbere ye. Ariko Nehemiya yahagurutse adafite gucika intege, ahaguruka afite icyerekezo cy'iyajya. Haleluya. Iyo umuntu ahagurutse kenshi hari ibihaguruka bimubuza kugenda, ariko ibyo bikubuza kugenda, ibyo bikubuza gukora, ibyo ujye ubisuzugura uvuge ngo umurimo ngiye gukora urakomeye. Haleluya. Nehemiya yagize abanzi bamuhagurukiye. Uyu munsi ndi ku ijambo rivuga ngo Imana izabikora. Agitangira urugendo rwe ntago navuze amateka kubera ko ni umwanya mutoya, shaka ko twongera tugasengeramo muri iri jambo rivuga ngo Imana izabikora. Kandi nubwo tuvuga ngo izabikora, hari aho igeze irimo irakora. Hari n'ibyo ikoze mu kanya, hari n'ibyo iri buze gukora mu kandi kanya kari buze, hari n'ibyo yakoze ejo, hari n'ibyo izakora ejo, hari n'ibyo izakora nijoro. Imana tuyikomere mu mashyi kuko iri mu kazi. Haleluya. Imana iri mu kazi, ikomeje gukora. Mu gihe waje imbere yayo ujye uyizera iri mu kazi. Ibyawe irabizi neza iri mu kazi. Niyo abantu bavuze ngo ntibizashoboka, bavuga ko bitazashoboka, ariko imbere y'Imana ibidashoboka kuri yo birashoboka. Iyo turebye mu Itangiriro ibice 18 ku murongo wa 11, tuhasanga Sara na Aburahamu. Uriya mukecuru Sara yari amaze igihe kinini cyane ategereje isezerano ry'Imana, ndetse bagiye kubona bageze mu myaka 90. Abantu ubwo bari batangiye kuvuga ko bidashoboka. Ibidashoboka imbere y'abana b'abantu ku Mana yacu bigize gute? Birashoboka. Ndetse Aburahamu nawe yari amajije gusaza, abaye umusaza. Ariko kuko Imana yari yavuze, barindiriye igihe cy'Imana. Iyo usomye neza usanga Sara we nta byiringiro yari agifite. Ariko igihe kimwe bagenderewe kuri uyu murongo, ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana yongeye kwirahira, kavuga undi mwaka mu gihe nk'iki Sara azabyara umuhungu. Sara kubyumva byaramugoye. Ibyo wumva ukabona bikugoye birakugoye, ariko ku Mana biroroshye cyane. Ibyo ubona ukabona nta nzira, ku Mana biroroshye cyane. Kuko Sara yarashaje, nta n'ibimenyetso yari afite bigaragaza ko ashobora gusama akabyara. Kandi Aburahamu nawe yaramajije kuba umusaza. Ariko igihe cy'Imana kigeze, irenga hatari ibimenyetso, ubwayo ikahashyira ikimenyetso. Ibyagaragaraga ko bidashoboka imbere y'Imana bigashoboka. Nubwo ubona nta bimenyetso bihari, Imana iraje ihashyire ikimenyetso. Nurangiza urindire isaha y'Imana, urindire igihe gusa. Kuba nta bimenyetso ubona, kubona amarembo afunze, kubona nta gacu, Imana iraje ishyiraho agacu, Imana iraje ishyiraho amarembo, Imana iraje ikora umurimo ukomeye, abantu bazatangara. Iryo jambo Sara aryumvishije, usibye guseka yaravuze ati koko ntago bareba nuko ngana. Imana ntago yije gukora ireba mu myaka, ntago ireba kavukire, ntago ireba amashuri, ntago ireba ubutunzi. Iraza ikashyira ikimenyetso, ibyo yavuze yarangiza ikabisohoza. Imana ishimwe kuri aha ngaha waje, kubera ko waje rero Imana iri mu kazi. Bwira uwo muri kumwe ngo Imana iri mu kazi. Haleluya.
iri jambo dusomye rero, ya matsinda ba Sanibalati, ba Tobiya, ba Geshemu, igihe kiragera umurimo Nehemiya yarimo arakora bagera ku ntego baruzuza. Ngo barangije kuzuza, ngo bari babakikije. Hari abantu baba badukikije bareba ibyo dukora ko bizagira intego, barimo baravuga ngo ntibizashoboka, ntibizemera. Ngo bari babakikije n'abandi banyamahanga, ngo baca bugufiya, ngo barigaya. Hari igihe bazigaya. Haleluya. Ngo baciye bugufiya, ngo barigaya, ariko ngo Imana niyo yari ikoze uwo murimo ukomeye. Dufite Imana ifite imbaraga zo gukora ibyananiye abandi. Haleluya. Imana niyo yari ikoze uwo murimo ukomeye. Bazabana n'imitima yigaya, kuko ibyo bavuze ko bidashoboka Imana izaseruka ibishobore. Ibyo bavuze ko bitazabaho Imana izaza ibishyireho bibeho. Ahasigaye niba bibona bazabura icyo bakora, batunga imitima yigaya, bazigaya. Iyo bavuze ngo ntuzashyingira bwacyo ugashyingira, burya barigaya. Iyo bavuze ngo ntuzabyara bwacyo ukabyara, burya barigaya. Iyo bavuga ngo ntuzabe muri uno mujyi bakabona imyaka irimo iragenda ishira urimo, burya barigaya. Baguhaye igihe, duheze Imana icyubahiro. Bagiye baduha igihe, bakavuga ngo ariga ariko ntazatsinda. Umwana agatsinda akajya no muri kaminuza, bazakomeza kubana n'imitima yigaya, kuko dufite Imana ifite imbaraga zo gukora uwo murimo. Haleluya. Icyo dusabwa twebwe, turasabwa kwizera, tugasabwa kwiringira, naho ubundi Imana izabikora. Imana yakoze ibya Sara na Aburahamu bari bashaje, n'ibyawe izabikora. Haleluya. Imana yarwaniriye Abisiraheli bageze ahantu babuze inzira, inzira ikahaboneka, bagatambukira ahumutse. Nawe ibyawe izabishyiraho iherezo, izabikora. Komeza uyibe hafi, ukomeze uyisenge gusa. Bo bazakomeza gutunga imitima yigaya, ariko bazabona ko Imana wakoreye ifite imbaraga zo gukora. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Icyo usabwa wowe, urasabwa kwiringira Imana, ugasabwa kwizera, ukirinda gucogora no kurambirwa, kubera ko igihe kitaragira ntabwo bishoboka. Igihe kiragera, iby'Imana yavuze byose bigashyirwa mu bikorwa. Ikibazo turwana nacyo ni igihe, ni igihe. Ariko turasabwa kurindirira mu gihe dukiranuka. Niki Imana idusaba? Gukiranuka ku gatoya no ku kanini. Numara gukiranuka neza, ukarindira igihe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Haleluya. Ntabwo zizagukora. Wowe kiranuka, Imana yirindirire mu gukiranuka, Imana yirindirire mu gukora, Imana yirindirire mu kwezwa. Igihe nikigera, iryo rembo umazeho iminsi uzarihagurukaho, kandi abari baravuze ko uzarigwaho bazabana n'imitima yigaya. Imitima yigaya. Umuntu akavuga ngo ntibizashoboka. Igihe twari tumaje kubaka urugo abantu baruhaye iminsi, kuko twari dufite imyaka mikeya 21. Hari umuntu wavuze ngo uru rugo ntago ruzarenga umwaka umwe, ngo nimubona rurenze umwaka umwe ngo muzampimbwanyirye. Niko yavuze, ndabimenya. Ariko umwaka urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira, uwa kane urashira, uwa gatanu urashira, uwa cumi na gatanu. Kubera ko twasenze Imana iravuga ngo nzabajya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Mumpera Imana icyubahiro. Imana yacu irakomeye, irashoboye. Ibyo abantu bavuga ni bitoya, iby'Imana ivuga birakomeye kuruta ibyo abantu bavuga. Muyimpera icyubahiro. Ngo ntibizashoboka. Ibyo ni ibyavuzwe n'abantu, ariko Imana irimo iravuga ngo birashoboka. Haleluya. Imana ihindura ubuzima, Imana igahindura amateka. Nongeye kukubwira ngo Imana izabikora. Biriya byose
ubona bikomeye, biriya byose ubona bikuri imbere, bitega igihe gusa. Wowe urasabwa guhagarara mu gukiranuka. Hagarara mu gukiranuka, wihishe mu masengesho. Hagarara mu gukiranuka, wihishe mu masengesho. Imana muyireke ibe mu kazi. Imana muyireke ikore. Igihe kimwe duhuye n'ubukene, hari umuntu nagiye gusaba, nanjye kumusaba, yacuruzaga ifarini. Ndareba mbona amarembo yose yafunze, kandi mbona ashobora gukora amandazi nkacuruza. Buriya rero iyi Imana yafunze iba yafunze, ariko iyo yavuze iba yavuze nabwo. Haleluya. Abantu batunze nzayimana muyirindishe gukiranuka. Nicyo cyonyine, muyirindishe gukiranuka no kuba imbere y'Imana, mwishe mu masengesho. Ibyo byonyine, ubundi Imana izabikora. Imana izabikora. Ndagenda uwo muntu njya kwikopesha, arambwira ati hoya, ntago nagukopa, wazanyambura. Barabona ko wazabambura, kubera ko nicyo gihe urimo cyo gucishwa bugufiya. Hari Imana ishima ko ikujyana ku ishuri ukajya kwiga. Burya ntago wayobora utarize. Mwibuke ko Dawidi yabanje kuba mu ishyamba ajya ku ishuri. Nimwemere kwiga, mwige mudatsindwa, mwige mutsinda. Kwiga utsinda ni ukwihanganira ibigeragezo, ntutsindwe nabyo. Kwiga utsinda ni ukureka gukora icyaha kandi ukibonamo inyungu. Rindirira mu gukiranuka, wihishe mu masengesho. Uko washobojwe, wahawe n'Imana, ukora uko ushoboye. Ibyo byonyine Imana izabishingiraho. Igihe nikigera izaseruka ivuga ngo ndi Imana yavuganye nawe. Haleluya. Wa mwaka ushize Imana yageze kwa Aburahamu na Sara. Imana kuko itabeshya ibaha umwana w'umuhungu. Ya minsi ishize ya Nehemiya barahagaze barashima, kuko bari bakoze umurimo ukomeye. Bahuye n'ibitero byinshi bitandukanye, ariko barakomeza bararwana. Igihe kigeze inkike ziruzura, Imana ihabwa icyubahiro. Abarwanyije ibya Nehemiya ngo babana n'imitima igize gute, yigaya, ngo baca bugufiya. Hari igihe bazaca bugufiya. Imana ntibeshya. Imana ntibeshya. Wowe yirindiriraho, ibindi izabikora, kandi izabikora neza. Kandi mu gihe gikwiriye Imana igenda itanga za avance zitandukanye. Ho muri iri teraniro yavugiyemo ikintu gikomeye, ivuga ko hari indwara yakijije. Kuza gusenga gusa ikabona urwaye, kandi urwo rupfu rwakujyana kubera ko hari icyo yakuvuzeho, ikabanza igakuraho iki? Indwara. Niyo mpamvu mugomba kwisha mu masengesho. Ikabona hari ikibazo gikomeye, ikabanza kugikuraho kugira ngo igihe cy'ibyo Imana yakuvuzeho kigere. Nari ndimo ndavuga ngo Imana izabikora. Yirindire. Yirindirira aho ngaho gusa, naho ngaho gushaka. Yirindire mu gusenga, mu gukiranuka, mu kwizera, mu kudacumura. Yirindirira aho ngaho, izabikora neza. Wa muntu ntiyanyimye ideni kandi arahari. Ubu se ntavuga ngo iyo muguriza nubwo yari kunyambura iki gihe barimo aranyishyura? Buriya umuntu usenga ni umuntu ukomeye cyane. Umuntu usenga bamenye ibintu Imana yakuvuzeho, buriya wafata n'ideni muri banki, ariko ntago nkutumye kurifata. Ariko umuntu usenga ni umuntu ukomeye cyane. Umuntu usenga. Ikibazo dufite bene data, dufite abantu bavuga ko basenga badasenga. Ubundi gusenga bitandukanye no kuza gusenga. Hari ugusenga, hari no kuza gusenga. Umuntu usenga amenya ko agomba kwitandukanya n'ikibi. Umuntu mu gitondo uramubona mu rusengero, nimugoroba ukamubona mu kabari. Umuntu mu gitondo uramubona mu rusengero, nimugoroba ukamubona yasinze.
ugasanga abantu barabihuje, barashaka gukiranuka ariko bakabivanga no gukiranirwa. Niyo mpamvu abantu bahora bazenguruka bashaka Imana ntibayibone kubera ko batayihaye. Ariko iyo wihaye Imana nawe urayibona. Abantu ntago bihaye Imana baza gusenga. Reka mvugane n'umuntu waje gusenga ariko abivanga. Uzakomeza usenga ntago uzabibona. Ariko umuntu usenga ibyaha akabyigizayo agakiranuka, Imana ishobora gutinda, ariko ije iza ije. Nimureke ibyaha. Iyo turimo turabigisha ijambo ry'Imana, tukabigisha gukorera Imana, tuzi aho byatuvanye, tuzi naho bitugejeje. Ariko iyo bibwiye umuntu udafite uko kwizera, abona ko ari imitwe. Ntabwo ari imitwe. Imana yacu irakora. Rero reka mvugane n'umuntu birimo neza, nongeye kukubwira ngo Imana iri mu kazi, irimo irakora. Nubwo ubona nta gacu, ukabona nta cyerekezo, ariko komeza usenga Imana, isaha nigera nawe uzahagurukana itsinzi. Umuntu usenga ibyo nabigiyemo, nsenga Imana, mfitanye Imana nayo ibanga. Yanyimye iki? Ideni. Yararinyimye. Mu minsi ishize duherutse guhura, ndamubwira ariko burya iyo nkopa buriya wabikoreye iki? Arambwira ati buriya rero hari igihe nari kugukopa, aho ugasanga nibyo ugiyemo, iby'Imana yakuvuzeho n'ibigwaye bikagutera kuva mu murimo w'Imana no mu by'Imana, ugakurikirana ubutunzi bw'igihe gitoya. Ndavuga nti Imana yakugize igikoresho kugira ngo inyigishe nzaze mbivuga. Ni kandi nutitwara neza n'izina ryawe nzarivuga. Yanyimye ideni kandi nabonaga bikomeye, ariko ndashimira Imana yo yamvuzeho ijambo. Ijambo yamvuzeho iraririnda. Reka mvugane n'abantu, uzi ko ujye gusaba akazi bakakakwima, abandi bakavuga ngo uri umunebwe, ngo nta kintu ukora. Iyo Imana yafunze nta muntu wafungura, ariko wowe bamugukiranuka, bamugusenga, bamukwizera Imana. Narabibabwiye, nzaza mpora mbibabwira kugira ngo mumenye imbaraga z'Imana. Imana nta hantu yatinya, nta n'ahantu itagukura, nta n'ahantu itakugeza. Njya kureba umuntu umusaba akazi, asanga iwe nimugoroba ambwira ati ndananiwe, taha tuzaze mu gitondo. Mpageze mu gitondo ngo ariko uwo muntu ubyukira aho ngaho ababyuka ashaka iki? Ati sinzongere kumubona aho ngaho. Icyakwereka uko ameze. Ariko umuntu usenga aradepasa, umuntu usenga aratambuka, umuntu usenga arazamuka, umuntu usenga uyu munsi wamubona asuzuguritse, uyu munsi wamubona yoroheje, ariko ejo ukamubona akomeye, kuko yavuganye n'Imana ikamubwira ngo nzabikora. None se aho Imana yacu itabikora ni hehe? Icyambere, iratunze. Ibiri mu isi byose ni ibyayo, ndetse ije gukora igasanga bidahari, murambabwira ngo ihita ibirema. Ihita ibirema, irabirema. Muyimere icyubahiro. Kwitunze irabirema sha, irabirema. Yije ikahagera, isaha yayo igeze yahagera, igasanga bidahari mu butware, mu bubasha bwayo, ihita ibirema. Nimuzajya mubona abarokore baraha bari gukoma amashyi barambuye ibiganza, arimo aravuga ngo umva yangiriye neza, abarimo arabyumva neza. We niba waragezeyo wagezeyo, ariko we nibwo abakibyumva. Imana rero mwongere muyigirire icyizere, mwongere muyigirire icyizere. Nababwiye ngo ntabwo ireba mu myaka. Uyu Nehemiya yahuye n'urugamba rukomeye cyane, baramuhunga, baramukwepa, ariko kubera ko yahagurukanye intego, yahuye n'ibimunaniza n'ibimuca intege, ariko ibyo byose abitesha agaciro, abwira bene wabo ngo nimuhaguruke twubake. Haleluya. Bene data, bashiki bacu, nimuhaguruke dukorere neza Imana. Ubundi mu Mana birimo byose.
ibyo twaburiye mu miryango mu Mana birimo, ibyo twaburiye mu nshuti mu Mana birimo, ibyo tudafite byose Imana irabitunze. Imana irabitunze. Iminsi baduhaye yararangiye, ariko iyi Imana yaduhaye niyarangiye iracyahari. Guma mu gusenga, ugume mu gukiranuka. Uzi ko muri urwo rugamba, babwira kandi kantu kamwe, muri urwo rugamba no muri ibyo bihe abantu barahagurutse. Uzi ko abantu bahaguruka bakaguhimbira inkuru, bakakuvugaho ibintu bitandukanye, ariko Nehemiya nawe yahuye nabyo. Nehemiya ibintu yahuye nabyo birakomeye, ngo baragiye barikora bandika urwandiko. Urwandiko rurakomeye, ngo bashyiraho inkuru zimuha. Hari umuntu wigeze kumbwira ati nabonye urwandiko munsi y'urugi, ati ndarara nimutse. Bari bamuhabuye, baramubwira ngo nta minsi 3 ishira ukiriho. Bamubwira ibintu bikomeye, abonye urwandiko bamwandikiye, aravuga ati nihe wandangira najya nkaba ngiyeyo byibura nkamara y'amezi 3. Urwandiko ni rubi. Wowe rero nubwo umeze gutyo nta rwandiko urahura narwo. Nehemiya bamwahaye urwandiko ruriho inkuru zimuha, baramuhabura. Noneho ntago ari icyo gusa, Nehemiya bamushakiye n'abahanuzi bamuhanurira. Niyo hariho umuntu ukomeye n'umuhanuzi. Ubu hagize umuhanuzi uvuga ku muntu ati wowe urapfuye birarangiye, uri n'umugome, uri n'umurozi, mwavuga muti uriya n'umurozi. Kandi abahanuzi kwa Nehemiya barabashatse, bazi kuvuga indimi neza no kuzisobanura. Nehemiya bamutega imitego yose, ariko aravuga ngo nta mpamvu n'imwe mbona ikwiye kumbuza gukora umurimo. Ngewe umurimo ndawukomeje. Arakomeza. Nubwo uhura n'ibiguca intege n'ibikunaniza, komera. Wabyumvishije? Komera. Gihe kimwe sinzakibagirwa, nari mfite umusore umwe w'inshuti yanjye twagendanaga, ndimo ndarambagiza. Abantu baba baraciye ahantu hakomeye. Ndi kubwira mwebwe mukiriyo rero, mwebwe nimugume mu gukiranuka, mwishe mu masengesho, mukore Imana uko mushoboye, ibindi byose izabikora neza. Twebwe rero kera twandikaga amabahasha, ntago ari nkamwe mukoresha telefone. Noneho nkandika, namara kwimuha akagenda akayifungura, agasoma, akongera akayifunga akayijyana. Bya bindi byose twavuganye abantu bakabimenya, shera akabimenya, atariko se wowe uri seri wundi. Ndashimira Imana yuko igituburanira imanza. Iyo twasenze Imana kuko hari ikiba yaravuze, Imana ntago ihindura ibyatuvuzeho kubera ko abantu batuvuze. Reka komeza gukiranuka gusa, Imana izabikora. Rero nongeye kugukomeza nkubwira ngo humure, guma hafi yayo, ukomeze gusenga. Twa tundi dutandukanye izazitwicira mu masengesho nkaya. Bwa burwayi budasobanutse izazibwicira mu masengesho nkaya. Biriya bishaka kujya mu bitaro kamara y'iminsi kugira ngo udahura n'igisubizo cy'Imana, izazibyicira mu masengesho nkaya. Mujye mukunda gusenga, ariko musenga Imana mukiranuka. Iyo umuntu yasenze adakiranuka nta kintu bimaze. Iyo umuntu aje gusenga yataha agakora ibyaha nta kintu bimaze. Turifuza ko musengana intego, mugakiranuka, ibyanyu mukabibaza Imana. Imana niyibeshya izabikora. Tugiye gusenga Imana, mwumvishe byinshi, ubuhanuzi mwabwumvishije, kandi n'ubu n'ubuhanuzi. Ibyo bibakomeze muri iyi nzira yo gusenga Imana no gukomeza gutegereza Imana. Dusenga rero, twamajije no gutanga amafaranga yo kubaka urusengero. Ibi ngibi ntibizabaca intege. Iyi niyo mirimo. Ibi ntibizabaca intege. Kuri Momo tugiye kugerayo. Yenda nubwo uyu munsi utatanga, ariko birashoboka ko wakongera ukabitekerezaho. Wakongera ukabitekerezaho. Ngiye mu migisha Imana yampaye 60%. Nugukora mu byo yampaye nkongera nkatanga. Ibyo biri mu migisha bituma Imana ikora vuba, ikurinda n'ubukene, ikakugirira neza mu buryo butandukanye. Ariko Imana iguhaye ugashyiramo imibare myinshi ukayima, irakwihorera nawe. Niyo mpamvu muzabona abantu batunze ariko kabona badakize. Baratunze ariko ntago bazi guha Imana. Aho byavuye ntago bajya bahazirikana. Iri banga inshuti z'itoro rya Sejemu, abantu bo mu gicaniro cy'amasengesho yo kuwa 4, abakristo bacu ndibabwire,
ibanga ryo gufungura ikiganza ugatanga. Iyo warambuye ikiganza urongera ukakira. Ariko iyo wapfumbatije ushobora gupfumbatiza ibihumbi 100 ukabigumana, haza miliyoni ntubone uko uyifata kubera ko wagize gute wapfumbatije. Ariko ngewe iyo narekuye ndakira, niyo maze iminsi ntakora nitanga, ngira ubwoba, umutima urandya, kandi natanga ntabwo ushobora guhomba, ndunguka kuko mba nashoye ahantu hizewe. Iryo banga muzarimenye, muzamenye gukorera Imana mu butunzi bwanyu uko ushoboye, uko utunze. Ntabwo dutunze kimwe. Umugabo umwe hari itorero rimwe nabayeho, umugabo nkazaza mwigisha gukorera Imana, nkamwigisha gukorera Imana atabyumva, ariko igihe kigeze arabigerageza. Mu minsi ishize yarampamagara ambwira ati ndashaka ko twicarana nkagushimira, ati ibintu wanyigishije nagerageje kubikira mu bikorwa, tubungubu ibyo ntunze byose birimo birava mu gukorera Imana. Amajije kuba umuntu ukomeye. Ariko umuntu azagira amafaranga make ntayatange, ubwo se nubona menshi nibwo uzayatanga. Hari n'igihe Imana ikoreba ikavuga ati uyu muntu akeneye gukomeza kwiga. Niyo mpamvu bamwe batinda mu ishuri, ariko turifuza ko Imana yabakura mu ishuri ikabimura, ikabahereza ibyo yababwiyeho, igasohoza kwifuza kwanyu. Murabyakire mu izina rya Yesu. Abakirindiriye muhumure, Imana izabikora. Kubura umuzima utari umusazi, hereza Imana icyubahiro. Abasazi barahari. Ko ufite amaguru 2 n'amaboko 2 yikomere mu mashyi, amashyi kwa Yesu. Kubuhaguruka ukongera ukicara, ongera ukomera Imana amashyi. Ibyo ni ibintu bidukwiriye kugira ngo dushimire Imana. Kuba wabonye umwuka uguhata kuza mu nzu y'Imana, ihereza icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo. Reka rero twongere dukore mu butunzi bwacu, bazane bya biseke. Igiseke kirahari, tubabwire na mama, ariko ushobora no gushaka kuvuga. Ariko kuki uyu mwanya tutakiwutangara? Ushobora no gushaka kuvuga. Hari umuntu ushaka kuvuga tukamuha mikrofone akavuga, ijambo twaganiraga ryavuga ngo Imana izabikora. Biharira Imana gusa, ntago ari ibyawe, iri mu kazi, izabikora. Wowe rindira igihe cyayo, igihe nikigera izavivura. Siko bimeze. Wihishe mu gusenga na hehe no mu gukiranuka no mu kuyikorera uko ushoboye. Ibyo bintu bitahane, kandi ibyo bintu utangira ubigerageze, uzabona ko birimo inyungu nyinshi. Dukande ku kanyenyeri, abandi mushyiremo amafaranga. Ntabwo ari ukuyasaba cyane, kubera ko Imana irayafite, kandi niba yaraduteye inkunga ntabwo yaranirwa kwitera inkunga. Ahubwo turimo turasenga, Imana yaravuze ngo yashatse guha umugisha abantu, ngo ibashyira imbere iyi nyubako. Ubu iyi nyubako ngiye ntago nyiyite inyubako, uyu ni umuvugabutumwa. Uyu ni umuvugabutumwa, ari hariya abantu bose barahagera bakavuga bati izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu muvugabutumwa arakaza, ariko Mana, ejo bundi umusinzi yaguye yinjira yahita ambwira atakira 5 paste, atakira 5 byubaka inzu y'Imana. Uyu muvugabutumwa arabuvuga. Haleluya. Undi ahaciye ataha ahantu nzahasengera nihuzura. Si uzahasengera nihuzura wahujuje, ati nanjye nzaza ngira icyo nkora. Undi musanze mu mujyi ati ntuye kwirebero rero buriya, ati nca hariya nkabona muri mu mirimo y'Imana, ati nari narabuze umuntu watakira amadolari 100. Uyu muvugabutumwa arabwivugira ubwayo. Ubwo arivugira gusa akeneye kwambikwa. Ubu tugiye kumwambika ishati y'umweru. Ishati y'umweru ni parafo. Ubu tugiye kumwambika ishati y'umweru. Uyu muvugabutumwa arabuvuga, abantu bose bahaciye barareba. Mukanya ntago mwabimenye, mpuye n'abantu bashinzwe imyubakire no kugenzura ibintu bitandukanye, bari baje ahangaha. Bahageze barambwiye bati mu by'ukuri murimo murakora ibintu byiza, ati iyi nzu y'Imana imeze neza, ati aha ntago ari ahantu, dore ahantu ni hariya. Uyu muvugabutumwa arimo arabuvuga. Haleluya. Icyo wakora cyose werekeza hariya, uyu muvugabutumwa arimo arabuvuga, arimo arivugira. Nubwo twebwe twaceceka, abahaciye baramubona, bakavuga ati Imana tuyihereze icyubahiro. Abantu bakoze iyi mirimo, abantu babasabira imigisha, mutabazi, abakomeye n'aboroheje. Uzabikore ugende uhagarare. Abantu babashaka kugongana barimo barareba umuvugabutumwa. Uyu muvugabutumwa agomba kwambikwa akikwiza. Haleluya. Kandi abamajije gukora, Imana yamajije no kudupangira imigisha. Imana irimo iragenda ibigenza neza. Nimuyazane. Hagize ushaka kuvuga yavuga, namuha mikoro, kandi mudashaka kuvuga mwabikora kwa kundi. Mwafashe telefone, turashaka ko uyu munsi tubona amafaranga menshi
aha ku cyumba cyo kuwa kane, igicaniro cyo kuwa kane. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Reka niyongeze, nanjye yaranyongeye, ntacyo bitwaye. Imana ibigenze gute? Nimutambuke muzi, ntureba se?